Yes, inshuti bakunzi b'Umutara reka nongere mbaramutse mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibi kuri uyu munota rero ndagira ngo twongere tuganire ku umuvuduko mvuga ntabwo ari umuvuduko w'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ahubwo ni umuvuduko w'abantu mu gushaka ubutunzi ariko cyane twerekeje kuri iyi Pi Network. Abantu barimo kumenya amakuru ya Pi Network muri iyi minsi barayahabwa mu buryo butandukanye nubwo bakwiriye kuyahabwamo. Kuyahabwa rero mu buryo butandukanye nubwo bakwiriye kuyahabwamo, hanyuma baza bakwikubita kuri izi mbuga nkoranyambaga bakumva aba YouTubers barimo bavuga ibigendanye na Pi Network ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bababwira amakuru ya Pi Network n'ababa babagejejeho aya makuru. Abo bantu ntibabisobanukirwe neza kandi akenshi nta bundi bushakashatsi cyangwa se ubusesenguzi bari bwikoreremo, icyo umuntu ababwiye cyose bagahita bacyemera. Kuri uyu munota abantu benshi badasobanukiwe ibya Pi Network barashaka kwinjira mu mushinga wa Pi Network, ariko mu kwinjira mu mushinga wa Pi Network barimo guhabwa amakuru y'uko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2025 abantu bose barimo kwinjira n'abinjiye mu mushinga wa Pi Network uwo munsi ngo bazatangira kubikuza amafaranga. Uyu munsi umuntu akakubwira ati nge mbabarira umfungurire account ya Pi Network kuko namenye ko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mugiye kuzarya amafaranga, nanjye rero ndashaka kuzarya amafaranga. Umuntu rero ukagira gutya koko ukamwemerera ukamufungurira account ya Pi Network. Ukimara kumufungurira nta kindi kintu kiri mu bitekerezo bye, ikiri mu bitekerezo bye nuko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2025 agiye gukira, agiye kurya amafaranga, agiye kumererwa neza kuri Pi ye imwe yonyine yinjiriyeho yabonye kubera ko yakwinjije. Ntazi bya KYC, ntazi ibya step 9, ntazi bya lockup, ntazi bya security sako. Nta kindi kintu yiyizi, icyo akubwira cyo nuko arimo kumininga, ariko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu akaba agiye kwirira amafaranga. Abantu rero bafite umuvuduko udasanzwe cyane aba bantu barimo kwinjira ubu. Rwose nagira ngo mbabwire ngo mwebwe n'abagenzi ba, niba ugize amahirwe ukaba wumvishe iyi video none ahangaha ukaba uri mushyashya ufite agapayi kamwe, udupayi 2, udupayi 3, udupayi 4, rwose ndakwinginze ugende gake umenye ko kuzarya amafaranga ya Pi Network ari ugukurikiza amategeko n'amabwiriza agenga account za Pi Network, atari ugupfa kugira gutya ngo uzajye kubona ubone wituye mu mushinga neza. Izo tariki sinzi ahantu mwazikuye, sinzi uzibabwira kuko ntazatangajwe, ntazigeze zivugwa. Uyu munsi turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri. Iyi video cyangwa se iyi content nibwo tuyitanze, nibwo tuyikoze. Abantu mugerageze kubwira abantu rwose bagenze gake, abantu bagende gake, abantu bamanure ibitekerezo byabo kuko bashobora kurwara pressure kubwo gutekereza kuri aya mafaranga ya Pi Network. Amafaranga ya Pi Network agiye kumara imyaka 6 abantu bayamininga. Abayamininze kuva muri 2019 kugeza uyu munsi baratuje, baracecetse, nta nubwo bazi igihe bazayarira by'ukuri bya nyabyo. Ubashije umupiyoniye uwo ari we wese wamayininze kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ukamubaza ngo amafaranga ya Pi Network muzayarya ryari, akubwije ukuri atakubeshya yakubwira ngo sinzi igihe tuzayarira, sinzi igihe tuzayarira. Ariko abantu bari kwinjiza abandi cyangwa se bari kubaha amakuru ariko amakuru bakayabaha nabi, kubera ko iyi
Pi Network niyo cryptocurrency yinjiwemo n'abantu benshi batazi iby'amafaranga y'ikoranabuhanga, abenshi batanazi n'ikoranabuhanga, abenshi hari n'ugura telefone ya smartphone kubera ko bamuhaye ayo makuru, bakamubwira bati aya makuru ni amakuru yizewe ku buryo amafaranga ya Pi Network agiye kuribwa kandi vuba cyane, maze bamuha ayo makuru akemera akagurisha itungo rye, cyangwa se akagerageza uburyo ki bushoboka bwose, wenda akajya no muri make kugira ngo abone smartphone bamufashe gufungura account ya Pi Network. Hanyuma yamara gufungurirwa account ya Pi Network, bamwe barusahurira mu nduru, hari abamusaba amafaranga yo kugira ngo bamufungurire account ya Pi Network, bakazamusaba amafaranga yo gukora ama-step, bakazamusaba amafaranga yo gukora ama-lockup, bakazamusaba amafaranga yo gukora KYC, bakazamusaba amafaranga yo gukora buri kimwe cyose. Ibyo simbyanze, ariko abantu nibatanga amakuru nk'uko ari. Mubwire abantu ko Pi Network ubwayo ari amafaranga, coin bamayininga ariyo mafaranga. Ayo mafaranga bamayininga badashobora kuzayabona batarakora KYC, hanyuma nanone nyuma yo gukora KYC bakaba bagomba kuzabona migration. Nyuma yo gukora migration bakaba barakoze lockup y'imyaka runaka cyangwa se igihe runaka, hakaba izijya kuri available balance cyangwa se iziguma zirokinze. Ibyo ngibyo byose abantu babimenye, babisobanukirwe, kugira ngo umuntu yinjire mu mushinga wa Pi Network azi ibyo yinjiyemo, atibeshye, atishuka, adapfa kugenda atazi ibyarimo ibyo ari byo. Byaba ari byo byiza kuruta ko wakubita umuntu amakuru wenda y'igihuha kugira ngo umushyushye mu mutwe, numara kumushyushya mu mutwe ahita yinjira muri Pi Network, ahita atekereza ati ubu nakize kabaye, ejo bundi ngiye kurya amafaranga, ibintu bigiye kugenda neza, ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu ndiye amafaranga. Uyu muntu winjiye uyu munsi cyangwa ejo nta kindi kintu azi muri uyu mushinga wa Pi Network, nta nubwo yabasha gutunganya ibigendanye na konti ya Pi Network, kubera umuvuduko afite w'ibitekerezo yahawe cyangwa se w'amakuru yahawe atari n'amakuru ya nyayo. Afite pressure, afite umuvuduko, ari kwirukanka ku buryo ayo wamwaka yose ngo umwinjize muri ibyo bintu atanafitiye amakuru ahagije ashobora kuyahabwa. Mubwire abantu bagende gake, kubera yuko muri iyi minsi isigaye abantu batarinjira mu mushinga wa Pi Network bari guhabwa amakuru. Abenshi bajya no kuri YouTube channel bakabyumva, baragenda bakumva ibyo bintu bikababana byinshi, noneho abo babajije amakuru bakabaha amakuru y'ibicupuri. Wenda umuntu yaba azi no gufungura account ya Pi Network byonyine, agahita amufungurira, yamara kumufungurira akamubwira ati ndagukijije, ubundi nawe ugende itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu ugiye kubona amafaranga. Umuntu rero agahita aza kuri YouTube channel, yamara kuza kuri YouTube channel agakuraho nimero za mu YouTubers zo mu YouTube yumvishe kuri iyo channel yiwe, agahita muhamagara ati mbwira rero ukuntu ku itariki 14 tugiye kubikuza amafaranga yacu tugatangira kuyarya. Ariko se tuzayabikuza he? Tuzajya tujya kuri banki, bazaduha amakarita tujye ku cyuma, bizagenda gute? Bambwiye ko ayo mafaranga ari miliyoni 400, dore maze kugira Pi 3, ubwo urumva ko maze kugira hafi miliyari. Ubwo rwose ni ukuvuga yuko mugomba kumfasha nanjye zo miliyari zanjye nkazazibikuza. Pi 3 zonyine zigasaza umuntu agatangira kwiyumvamo ko ari harya bavuga ba miliyarderi, bavuga ngo iki arya, agatangira kumva yuko ari umumiliyoneri rwose, ibintu byashyushye, ibintu byakaze. Nta nubwo ari miliyoneri, ni miliyarderi. Akavuga ati ngewe mfite miliyari zanjye,
miliyari yanjye ndayifite kuko mfite payi zanjye 3 kandi iyi payi imwe ikaba ari miliyoni 409. Ibyo ngibyo bikamushyushya mu mutwe, nta kintu na kimwe afite cya nyacyo, nta makuru afite ahagije, ari gusazwa n'inkuru yahawe n'abantu bari hariya gusa batazi n'iby'umushinga wa Pi Network, bakamushyushya mu mutwe, umuntu agasaragurika, ugasanga rwose ibitenge yabyikoreye, amapantaro bayikoreye, bari gushaka umuntu bafungurira akawunti za Pi Network. Basaze. Mubwire abaturage bagende gake. Hanyuma namwe abamaze kwinjira mu mushinga wa Pi Network, nibyo koko ndabizi ko umushinga wa Pi Network ari umushinga muzima, ntabwo ari igicupuri. Uzaronshinga ndetse na Pi coin zanyu muzazikoresha, ariko uzi gutanga amakuru ya nyayo natanga amakuru ya nyayo kuri aba bantu, kuri aba bantu bakuze, kuri aba bakecuru bashaka kwinjira muri Pi Network, kuri aba